byiza wowe ukoze subscribe kuri D1 BTV nawe utarayikora nizera ko ubashe kutureba kano kanya kutanjira umuryango mugari wa D1 BTV dore ko umaje kuba umuryango mugari cyane w'abasaga 1200 n'abandi barenga urumva ko ari intambwe nziza kandi nashimishije mbashimira buri wese wagize uruhare kuba tugezeho tugeze uyu munsi ndetse nawe ubashije kugira umugisha wo kuba wabana natwe kano kanya ndagira ngo nkwibutse yuko uri bubanze gukanda subscribe hasi aho ngaho ahantu handitse subscribe waza gukunda ikiganiro cyacu ni na topic turi kuvugaho cyangwa turi buze kugenda tuvugaho ndaza kubabwira mu kanya ukaza gukanda like nyuma yo gukanda like rero ushobora kuza kwenjoyinga ikiganiro cyangwa kuza kuduha feedback y'ikiganiro yuko cyagenze se ukaduha igitekerezo cyangwa inyunganizi ukabana duhana topic watubwira na topic dushobora kuzaganira ku gitaha by'umwihariko imbuga nkoranyambaga zo wadukurikiranaho ni D1 BTV kuri YouTube kuri Instagram Dushime Baptiste kuri TikTok ni D1 BTV nkuko bisanzwe n'ubundi ni mu magambo nkayo ngayo uri kubona kuri ekara yawe cyangwa kuri screen yawe cyangwa se kuri tablet yawe cyangwa kuri phone yawe ibintu bikaza kugenda bimera fresh ngushimire rero wamaje gukanda subscribe nawe tubanye kano kanya winjiye umuryango mugari katubwira ati kaze uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu byinshi maze igihe mbona ibi bintu nabibonyeho kenshi bituma nza gutekereza wenda uburyo icyo kintu cyakemukamo ku bantu uyu munsi umuntu aba afite nk'ikinyabiziga n'urugero ufite nk'iyo modoka yawe ufite imodoka yawe ugendamo cyangwa se ufite n'ishobora gutwara abana ku ishuri cyangwa se niyo ngiyo ugendamo hari igihe ushobora gukenera kuba udafite umwanya ukaba wayihereza nk'umushoferi ukamubwira ati akakugira muri se akakugereza utuntu ahantu agomba kutugeza cyangwa se kukujyanira n'abana ku ishuri cyangwa kujyanira n'umudamu ku kazi mu gihe wenda udafite umwanya wo kuba wajyayo kandi ari ugomba kubatwara buri munsi kubera ko nta byangombwa bikaba ngombwa yuko ushobora guhamagara gukenera umushoferi ku ruhande ushobora kuza kugutwarira abana ku ishuri cyangwa se umudamu cyangwa se n'abashyitsi bagusuye mu rugo mu gihe wowe udafite umwanya wo kuba wabijyamo hari n'ubwo ushobora kuba wenda bari ahantu runaka wenda ari abashyitsi baje kugusura ukaba wifuza kuba wajya kubafata ukaba wabazana mu rugo ariko kubwo kuba udafite umwanya uhagije ukaba wakenera ujya kubigufashamo cyangwa se umushoferi ushobora kubigufashamo rero mbivuze ngendeye kuki mu minsi yashize mperutse kugenda mpura n'ahantu hagiye haba impanuka ariko ugasanga izo mpanuka zabaye ni kwa kundi wowe uba ufite ikinyabiziga cyangwa waguze imodoka nta mushoferi ufite umuntu akakubwira ukabaza nk'umuntu wango muri quartier cyangwa se inshuti yawe akakubwira ko mukayibwira ko nkeneye umushoferi wandangiye umushoferi uraba uri kuntwarira abana ku ishuri cyangwa uri kunkorera ibingibi ko muri no mitsenda nta mwanya mfite wo kuba nabyikorera icyo gihe akakurangira umuntu wenda tuvuge avuye muri hotel ukore ejo mu gitondo abonye perimejo akaba ari gushaka akazi nta experience afite ku modoka wakaza ukamuhereza imodoka umuhereje imodoka agiye kukuzanira abo bantu bawe cyangwa se umutumyano runaka mu kanya gato ya imodoka yawe iragonze arayigongesheje kubera iki wahaye akazi wa muntu utazi neza byuzuye kuba afite perime no kumenya imodoka ni ibintu bibiri bitandukanye kuko ntabwo mpamya yuko umuntu wigiye imodoka ku kibuga hariya ku modoka zano ku kibuga atafite experience yo mu muhanda ihagije biragoye kuba wamuhereza imodoka ngagende ayikugarurira amahoro ni gake cyane gashoboka niyo mpamvu rero mperutse kunyura ku bantu hano mu mujyi wa Kigali n'ubundi ndeba umuntu wakoze gisida aza umukubera umushoferi ariko anagisida yatewe n'umushoferi byo kutamenya imodoka birangira umuntu umwe akaguru mbona kangiritse hafi yaho bari bunayaca ayo maguru bari muce n'amaguru bashobora kujya no kwa muganga ataramererwa yuko ayo maguru banayasana ngo bikunde wenda bigere kuba yahagarika iyo mpanuka urebye uburyo yabayemo n'uburangare bwabayemo n'uburangare bw'iki bw'umushoferi abandi rero baje kureba basanga umushoferi basanga ku bipimo bya polisi hageze barapima bisanzwe hano habaye impanuka ariko baza gusanga wa mushoferi yanyweye inzoga kubera iki rero ubundi uburyo nge numva sinzi nawe no kubyumva nge numva umuntu ukora akazi k'igishoferi ko yakabaye ari umuntu uri soba adafata ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose cyangwa se alcohol
ikintu gishobora kuba cyamusindisha agomba kuba ari soba, kuko ntabwo uzafata ikinyabiziga ubwacyo nacyo gifasha ubuzima bw'abantu runaka utwayemo ngo ujye kugerekaho kuba uyu munsi hari abantu mufite abashoferi uparika ugiye kugura amazi muri supermarket runaka, nawe agaparika akagenda hari akabanza akajya kunywa itabi, ugaparika hariya we mu gihe uri kunywa amazi we agahita anywa icyuma akagishyira, agafata nka zino nzoga z'amarikeri bita ibyuma akagikubita nayo mu gacupa k'amazi akajya agenda anywa akagutwara. Aragutwaye yego nibyo, ariko ubuzima bwawe buri mu kaga. Niyo mpamvu rero ibi byaje kumpa initiative yo kuvuga ngo why not tutareba umuntu ntafata abantu nkabanza nka making sure neza bakagira experience, bafite experience nzi neza ko bayifite, atavuga ngo nguhereje wa muntu wize imodoka ejo mu gitondo akaje mu kazi, wabonye perime ejo mu gitondo akabyuka yaje mu kazi, ubwiye inshuti yawe y'umugenzi we mukorana mu kazi ushaka umushoferi ahise akurangira mwene wabo ubonye perime ejo bundi utaragira experience. Icyo gihe rero ubuzima bwe buri mu kaga. Niyo mpamvu rero aka kanya twahisemo gufata abantu tukajya tubaha experience kuri kategori z'imodoka zitandukanye, then wowe ushaka umushoferi ukaba waduhamagara ukavuga ati mfite umushoferi, wenda nshaka umushoferi w'ukwezi, nshaka umushoferi turakorana iminsi mike uramfasha mu gutya, ufite kategori iyo ahari kuko hari igihe kijya kigera tugasanga bafite experience runaka ku kinyabiziga runaka ntabahari wenda, cyangwa se bashize twabahaye abantu abakiriya bagiye babafata ntawe usigaye. Icyo gihe turakubwira ati urihangana, ntabwo ushobora kuba bitari bukunde uyu munsi ariko ushobora gukunda mu gihe iki n'iki, ko twakubonera umuntu ugufasha kugira ngo tuguhereze umuntu uraza kuguteza ibibazo ukaba wakora impanuka. Rero nimba uri mu diaspora, ushobora kuba uri hanze y'igihugu, ushobora kuba uri muri Amerika, uri hehe, ukaza mu Rwanda ariko ugakenera nk'umuntu uzajya ugutwara, aho kugira ngo ufate umuntu utazi, utizeye, utazi ngo uyu muntu umeze gute, urahamagara kuri iyo nimero uraza kubona kuri ekara yawe, kuri iyo nimero uraza kubona hano hasi, ukaduhamagara ukatubwira uko na bookinga mbere y'uko uza nko mu gihugu, ukavuga ati nkeneye umushoferi. Ibyo nta wundi rero ubijyamo, ni njyewe nyirizina ngushakira umushoferi wizewe kandi uri soba utajya unywa inzoga. Hari akenshi usanga utwaye umushoferi arabatwaye mu gihe ahantu mugiye gufata akantu ko kunywa, nawe agiye kunywa kandi ari bubatware, kandi mwamushatse ngo abatware mwirinda ko muza gutwara mwanyweye. Icyo gihe rero uhamagara kuri iyi nimero, twebwe umushoferi wizewe urakugeza iyo ugiye amahoro kandi ku buryo bwizewe, ibintu bikamera neza. Niba wenda ufite ikamyo uyu munsi, hari abantu bagenda bakagura amakamyo cyangwa imodoka runaka zitwara imizigo, ariko ukabura umuntu ufite experience, icyo gihe tuguhereza umushoferi ufite experience kandi wizewe. Icyo gihe nta kindi, muvugana igiciro cy'amafaranga ugomba kumuhemba, nta za komisiyo zizamo ngo tuguce 300 umushoferi ngazajya agira atanga, cyangwa se tuguhereza umushoferi wowe iyo ushatse kuba wazagura nk'akantu nk'umuntu tuguhaye umuntu muzima kandi ugukorera akazi neza uko byifuza. Icyo gihe nawe ushobora kuba wagira gute, wazagira ukuntu utangamo fanta, sibyo? Ukaba wagura fanta bati mwarakoze kumva umushoferi, si na ngombwa ariko si n'itegeko kuba wagura niyo fanta kuko twaguhaye umushoferi, ko ikintu cya mbere ni ukugira ngo mube muri safe, mube mumeze neza. Gusa n'izo serivisi ntabwo twatangira kujya tuzishyuza cyane, ariko mpamya yuko hari igihe kizagera tukaba twatangira kujya tubyishyuza, uwo mba tuguha umushoferi mbere uko mugirana amasezerano n'ibiki, tukaba hagati yanyu, tukaba nk'umuhuza hagati yawe n'umushoferi ugiye kuyigutwarira, tukagira n'igiciro wenda dushobora kuguhera ku mushoferi wizewe, sibyo? Wizewe uri qualified, wujuje ibisabwa, sibyo? Niyo mpamvu rero aka kantu, cyangwa se ukaba ukeneye ufite uwaguze nka moto ariko ukaba ukeneye umuntu ugutwarira moto, ariko umuntu uri soba, uri humble, ukora ibintu byo ku murongo, ufite discipline. Hari babandi uhereza moto ugasanga ni wa wundi nyine uraho uhora ajagaraye. Twe tuguhereza umuntu mu gihe tuhereje umuntu ufite moto,
mu gihe duhaye umuntu tuguhaye umushoferi byibuze akaba havuka mwagirana ikibazo, icyo gihe wenda nko ku kibazo kijyanye nka verisoma, dore ko abantu benshi wenda bakunze kugira ikibazo cyo kutaverisa, mu gihe hari icyumweru mushobora kugira ikibazo cya verisoma byibuze icyumweru kimwe mu buryo utamenyeshejwe nkawe nyiri moto cyangwa se natwe ngo tube twabimenye. Icyo gihe ni ibintu duhita dukurikirana bitaragera na kure cyane ku buryo ibyo bintu bikemuka mu gihe gitoya. Ikindi rero twihuse, ubwo icyo nababwiraga, nimba ushaka umushoferi uri muri Kigali, uri hanze y'umujyi wa Kigali se, aho hose aho waba uri hose mu ntara twakohereza umushoferi ushobora kuba yagufasha, akaba ari muri gukorana akagukorera akazi kawe neza ntigapfe kubera ko nta mushoferi wizeye ufite. Ibyo ntabwo bikiri ikibazo. Ushobora kuba uri hanze uteganya kuzaza mu Rwanda ukavuga ati mbukingira umushoferi uzajya untwara mu minsi 30 cyangwa mu gihe cy'ikiruhuko nzamara hano mu Rwanda cyangwa hehe aho bitewe n'aho ushaka, mu gihe nzamara uwo mushoferi tuba turi kumwe ajya ntwara njyana aho ngiye. Ubwo twihuse ku ngingo yacu ya kabiri ivuga ku buryo ki ushobora kubona akazi ku buryo bworoshye. Mbere na mbere rero ibintu bishobora kugufasha kubona akazi ku buryo bworoshye kandi bwizewe kandi nawe wagizemo uruhare kandi bikaguhesha amafaranga ku buryo bwiza kandi bwizewe. Mbere na mbere ni ukubanza kumenya icyo ushaka. Banza umenye ngewe ndi gushaka iki, ngiye gushaka akazi, ndi gushaka akazi, wongere wibaze ndi gushaka akazi kameze gute. Numara kumenya ubwoko bw'akazi ushaka cyangwa akazi ushaka kariko, uhita ugira gute, uhita wongera ikindi kibazo, ukibaza ikindi kibazo, ese aka kazi ndagashoboye? Iyo usanze ugashoboye rero icyo ugomba gukora ni iki? Mbere na mbere nimba ugiye kwaka akazi, banza ugende uri smart, ukeye, umeze neza. Kuko uyu munsi ntabwo uzaza gusaba akazi, tuvuge uri umushoferi mu kigiye kwaka umukire, akazi umenyeka ahantu umukire ari gutanga akazi ahantu runaka, uragiye. Ntabwo kamwe mugomba kugenda usirimutse, pana kugenda murirabiriye wambaye nk'ibandi umeze ukuntu. Basi gerageza byibuze inshuro ya mbere, byibuze ubanza unagere no muri ako kazi, ariko ugere mu kazi umeze neza. Sinzi wenda ko abantu babyumva, muri ihangano gatoya mbanze nsome gace hano. Ariko ikintu cya mbere, mbere yo kujya gusaba akazi, banza umenye akazi ushoboye ni akahe. Icyo nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi. Ikindi, discipline. Akazi kose wajya kwaka, wajya gukora, ugomba kuba ufite discipline. Ikindi, ukaba ufite amakuru ku kazi ugiye gukora cyangwa ushaka gukora, ukamenya byibuze ahantu ugiye gukora n'iki gikenewe yo kurenza ikindi, n'iki cyihutirwa hariya muri kariya kazi kuba nakora kikungura umukire nanjye kandi nkunguka. Ibyo byose rero wamajije kubimenya no kubona akazi bisigaye byoroshye. Uba warangije kukabona 60% warangije kukabona. Muri no minsi ntago ababosi bakeneye umuntu uzakavuga ati mumpa akazi, nkeneye akazi, wampaye akazi. Aho why not ubwo utabanze kumenya uko ibintu bikorerwa ahantu wowe uzi umubwira ati ahubwo mfite ubumenyi muri ibi ngibi, nakora ibi ngibi kandi nabikora neza, ukamwereka inzira y'ibyo wakora kandi bikamugirira inyungu, nawe ukaba kugira ngo aguhe akazi, ukagira ngo aguhe akazi. Uyu munsi ushobora kubona umuntu ufite social media runaka, imbuga nkoranyambaga uyu munsi ni ibintu biri guteza abantu imbere. Ushobora kuba ufite impano yo kuvuga, yo gukora imbwirwaruhame, ubwira abantu, gukora ikiganiro imbere ya kamera, ugakora ikiganiro cyiza, ukabasha kuba ikiganiro kiyobora neza cyane, kuyobora ibiganiro bikagenda neza. Ukabona wenda hari igitangazamakuru cyane cyane nk'abiba bikora kuri za YouTube, kuko habaho amafaranga menshi, hari ibinyamakuru usanga bihemba amafaranga afatika. Mu gihe rero ubona ushobora kuba ngiye mfite impano yo gukamera, ndabizi, nzi kweditinga, nzi gukora ibiganiro, nzi gukora ibyegeranyo runaka, why not?
fata nimero zabo ba approaching. Ntabwo ari ngombwa ngo uhite utangira uvuga ngo murampimbane, babwira ati reka mbanze nkwereke ibyo nshoboye ubundi tubone kudiringa ku giciro cy'amafaranga wampemba. Mbere na mbere ubanza kugaragaza ibyo ushoboye mbere yo kujya kugira gute yo kudesida kumva ko washaka umushahara runaka uhenze. Icyo kintu ni ikintu uba ugomba gutekerezaho mbere yuko ujya gusaba akazi. Ikindi, uyu munsi kugira ngo ubone akazi bigusaba yuko wubaka relationship n'abantu benshi, ariko relationship tuvuga ntabwo ari yayindi wenda cyangwa bwa bucuti buvuga ngo turaba mu kabari, turajya kunywa aha, twagiye muri parties n'iziya, ibintu nk'ibyo. Keriya bantu muganira, byibuze utangire kujya approachinga abantu bafite icyo bakurusha ibintu runaka, ugende ubaganize, muganire, ubahe igitekerezo, kuko buriya biragoye. Uyu munsi hari umuntu uba ufite umushinga ushobora kuvamo amamiliyoni ariko adafite igishoro cyangwa adafite n'aho yahera ngo asobanure wa mushinga wo gusobanurira umuntu. Kubona umukire kugira ngo umugere imbere umusobanurire umushinga bikakugora. Nimba wabonye umushinga aka kanya watera imbere, wawuteza imbere ugateza n'imbere n'uwo muri kuwukora, ntabwo ari cyo bo banza ushushanya umwereka ahantu azungukira nawe naho wakungukira. Abakire bashora amafaranga yabo baranayafite, hanze hari abantu bafite amafaranga ahubwo bakeneye abantu babereka inzira y'aho baranyura bajya gukorera ayo mafaranga. Ariko ubwo nanone ukareba ibintu domene y'ibyo umuntu arimo kamere, wibanza upuraninge uvuga ati aka kantu. Hari umuntu umwe nzi, urugero ngiye kubaha, hari umuntu umwe nzi ufite ukunda gukoresha social media cyane, yari afite YouTube channel na Instagram ikurikirwa n'abantu benshi. None haza kuvuga ati why not nta kazi wenda ndi kubona ku kwezi gasanzwe, ariko gute ntakoresha zino mbuga nkoranyambaga ngo zivemo n'akazi ku kwezi kandi na zino mbuga nkoranyambaga nzikoresha. Arangije yifatira umwanzuro wo kuvuga ngo akajya yamamaza agenda avugana n'abacuruzi b'amakenkayori atandukanye mu duce dutandukanye mu mujyi wa Kigali, mu nkengero z'umujyi wa Kigali ndetse no mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu. Arangije agenda rero abantu bafite amadepo y'intuza y'amakenkayori akomeye cyane, mukavugana ukamuha menu y'uko ibicuruzwa byawe bicuruzwa, ingorofani, ibitiyo, amasima, ibikoresho nyine byinshi byo muri kenkayori. Akabanza akamenya igiciro ibyo bintu bihagaze, akaba afite tarifu yabyo cyangwa menu y'ibyo bintu mucuruzamo aho ngaho, igiciro cyabo. Wakaza ku mbuga nkoranyambaga tuzi ko buriya ariyo social media ari cyo kintu kiri gukurikirwa n'abantu benshi cyane kandi mu gihe gitoya, kandi biri no kuborohera. Muzi ko muri no minsi nko mu Rwanda hari systeme yo gutanga amatelefoni bakagenda bishyura make. Bivuze ko uyu munsi ushobora gukorera akantu ku mbuga nkoranyambaga kawe kari Kigali kakarebwa umuntu uri Nyamasheke, umuntu uri Cyangugu, umuntu, kuko imbuga nkoranyambaga ziri gukoreshwa cyane kurenza amaradiyo. Kuko uyu munsi nk'urugero nko mu mujyi wa Kigali biragoye kumva umuntu ari kumva radiyo, ariko kubona umuntu ari ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube, Twitter, Facebook ndetse n'ahandi biroroshye. Noneho uwo muntu rero nari ngiye kubabwira uburyo ki yabyaje umusaruro imbuga nkoranyambaga kandi bikamuteza imbere. Uyu munsi aragenda akavuga ati wowe ukeneye sima uramuhamagara, wenda sima 100, undi nkeneye sima 2, undi nkeneye wenda ingorofani 1, undi nkeneye amabati, nkeneye ibiki. Akagira gute akakubaza aho uherereye, agahita areba abantu bakorana bari hafi aho ngaho, amakenkayori akorana nayo, bakaba baguheza bya bikoresho washakaga. We rero ushobora kwibaza atanu yungukira ni hehe. Tuvuge nimba wenda kenkayori runaka yacuruzaga imodoka, ikamyo ya sima mu ntuza mu cyumweru kimwe, wenda agacuruza gutyo ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakamubwira ati nkeneye ko munzanira sima zineza aha ngaha. We ikintu akora ahita ahamagara, wenda tuvuge nimba yakamyo wa mucuruzi yacuruzaga mu cyumweru kimwe, ugasanga ashobora kuyicuruza nko mu minsi 3.
kandi ya kamyo ugasanga ishobora kuba yunguka wenda tuvuge nk'ibihumbi 700 mu cyumweru kimwe. Nimba ya kamyo ya sima yazanye irangiye, akaba azi ko 700 umukire abifite. Noneho mu gihe urumva mu gihe yayicuruje mu gihe cy'iminsi 3, bya 700 biraza mu minsi inge mu minsi 3. Wamukire muri bya 700 urumva mu cyumweru azacuruzamo amakamyo 2, aho arimo inyungu ya 1,400,000. Muri ya 1,400,000 mu kwezi bakajya guhemba wa mukiriya bitewe wa wundi wamamariza ubacururiza online, we bajya kumuhemba bavuga ati okay, muri aya mafaranga nungutse, nimba narungukaga 700,000, nimba narungukaga 700,000 mu cyumweru, nkaba ndi kunguka 1,400,000 mu cyumweru, bitewe ko ndi gucuruza amakamyo 2 bitewe n'uriya muntu, agahita amuhemba mu kwezi, akamuhemba wenda nk'ibihumbi 300 bitewe n'uburyo yagucururije, n'undi urumva. Noneho utekereza uburyo imbuga nkoranyambaga aka kanya ziri gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi bishobora guha umuntu akazi atavunitse, atagize gute. Uyu munsi ugashaka sima, uri muri mujyi wa Kigali, uri ku ishansi runaka, sima ziragushiranye, nshaka sima. Sima zingahe gutya na gutya, bagahita bazikugezaho. Hari transport yo kuzikugezaho, wa wundi ni watumije sima niyo ukeneye kumutumiza transport, kuko were uzigure n'ubundi ni kuri wowe bamurebera kuri Kinyakabiri yari hafi y'imwegereye bakora, akaba bazimugezeho, bazipakiza imodoka ku buryo butari bumuhende. Ngira ngo rero mwumva uburyo ki imbuga nkoranyambaga uyu munsi mushobora kubibyaza umusaruro bikagenda neza. Uyu munsi ushobora kuba uri iwawe mu rugo, ufite umuryango, mukaba mufite internet mugura y'ukwezi, mwese mukirirwa ku ma smartphone, mu rugo mufite za smartphone, ariko ugasanga nta n'umwe ufite byibuze urubuga nkoranyambaga abyaza umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nta YouTube agira, iyo Facebook agira niyo gucatingaho n'abashuti be, iyo Instagram agira niyo gushyiraho amafoto ye gusa. Mwumva ugomba kumakinga sure yuko ibyo uri gukora byibuze hari umumaro bifite. Nimba uzi gukora keke, why not utafata iyo video uri gukora keke ngo uyisangize n'abandi. Ya video ikugirira umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, n'abanyarwanda bakurebye bibagira umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So rero nimba uyu munsi gukoresha imbuga nkoranyambaga utazi n'uburyo wenda wazibyaza umusaruro, byose uba ugomba kuba watwandikira, ukaba wadusaba uko twanabigufashamo, uko turabikora. Turabikora uko iterambere ryacu uri kutureba, niyo mpamvu uri kutureba uri kunguka, natwe turi kunguka. That's why kukubwira uburyo ibyo ushobora gukora kugira ngo bigufashe gutera imbere ni ibintu biba bishoboka cyane. So rero nizera ko rero mwabyumvise, ariko mbere yuko ngenda, nimba utuye muri Kigali by'umwihariko, ibi ngibi byo ndaza kubivuga. Nimba utuye muri Kigali by'umwihariko, ugomba kuba uzi, utuye muri Kigali ko byibuze hari uburyo ushobora gutumiza ibintu byo guteka kuri butike, ku isoko, utabashije kuba wakigirayo. Ngiye kukubwira akantu utaruzi, kampani imwe ushobora gukorana nayo ikajya ikugezaho ibyo bintu. Tuvuga uri mu rugo, ni ku cyumweru, ufite akazi kenshi mu rugo, kandi ukeneye no kujya guhaha ku isoko runaka muri quartier ry'ahantu uri, cyangwa se ariko ukabona umwanya ntawo. Ikintu cya mbere, niba ufite smartphone, ubanza kudownloadinga, kabanze nambare kano gashati kugira ngo kano kajire, kugira ngo muze kubibona neza, ibintu bimere sawa. Murabona ko kano kantu, kano kenda karambereye, ndaje mbabwira ibyako. Wewe nimba uri mu mujyi wa Kigali by'umwihariko, kano kajire murakabona rwose, ni agasirimu, ariko hano handitseho nimba muri kuhareba neza, ndakeka muri kuhareba, handitseho vuba vuba, your order we deliver.
icyo ngiye kubabwira nta kindi, ni kuri no kampani yitwa Vuba Vuba. Nimba udafite umwanya wo kujya kwirirwa uhaha, cyangwa uri muri pati mu rugo, ufite show mu rugo, hari anniversaire, icyo kunywa kirabashiranye, ukaba utazi Vuba Vuba, warasigaye. Kuko Vuba Vuba na application, ikintu cya mbere banza ujye kuri Play Store, Google Play Store, udownloadingamo Vuba Vuba app. Iyi Vuba Vuba app ikintu gufasha rero ni iki: hari igihe nka gutya wenda tuvuga uri umusiribateri, mu gitondo urabyuka ujya mu kazi, kandi mbere yo kujya mu kazi ugomba kubanza kureba uburyo kitunganya ka breakfast, ukagafata ukabanza ukanywa icyo cyayi, umugati se cyangwa iki. Wa mwanya wawe wakabaye ibyukamo rero, ugiye gufata umwanya wawe ngo ugiye guteka icyayi, ugiye gukora ibiki, ibyo byose ntabwo byakabaye ari ngombwa ko umuntu ufite application ya Vuba Vuba, kuko wakabaye uryama wa mwanya wakabaye utegura ibyo, cyangwa ukajya dushe, ujya kuva dushe n'ubundi bya bindi watumije bikugezeho. Rero Vuba Vuba ikora ite? Vuba Vuba ni application ushobora kuguriraho ibintu bigiye bitandukanye. Ushobora gutumizaho icyayi, ushobora gutumizaho ibyo kurya, breakfast, ibya saa sita, iby'umugoroba, ugatumizaho icyo kunywa, ugahaha ku masoko agiye atandukanye, ugahaha mu supermarket atandukanye, ukaba wagura ibyo kurya ku maresitora agiye atandukanye wifuza cyangwa uriraho, by'umwihariko akorana na application ya Vuba Vuba. Ushobora kubukora no muri resitora menshi ukunda nk'agafi, cyangwa se agafiriti, cyangwa agapiza, cyangwa inkoko yo kuri Mr Chips, Mr Chips, ukabukunda za pizza zo kuri Master Pizza za Nyarutarama, ukabukunda hari amaresitora menshi bakorana na Vuba Vuba. Rero icy'ingenzi, nimba uri umunyamahanga ukaba uteganya kuza no mu Rwanda mu karuhuko kawe, cyangwa muri vacances, cyangwa se ukaba uri umunyarwanda nyirizina uyu munsi, ukaba uri mu rugo, ushobora kuba uri mu rugo wenda utameze neza, unarwaye urugero, ushobora gutumiza ibyo kurya bikakugeraho, kandi mu gihe gitoya cyane, bikakugeraho. Kandi ikindi nanone, aho kugira ngo uhamagare kuri resitora babiguhera umunyonzi cyangwa umumotari, babihereza umumotari, usanga bashobora kugera mu nzira bikameneka. Bibaho cyane. Iyo bimenetse, wabiguze wabitumije kuri resitora runaka, wabibaza nde? Kuri resitora wabihaye umunyonzi, wababwiye. Umunyonzi nta mafaranga afite yo kubyishyura mu gihe bimenetse, urumva ubuhombye. Ariko iyo wanyujije kuri application ya Vuba Vuba, ibintu byawe cyangwa se ibyo watumije, oda yawe watumije, bifite security, kabone n'ubwo iyo yangiritse ikagira ikibazo, icyo gihe ntabwo uhomba, ahubwo uguranirwa ya oda yawe yagize ikibazo. Ikindi ugomba kumenya, ushobora kuba uri mu rugo ari nka saa 5 z'ijoro, sangahe, cyangwa se uri ahantu wimukiye vuba, ukeneye ibyo kunywa, muri kwimera, mwari mufite pati mu rugo, icyo kunywa, wenda urajya kuri butike abwira ati amavide ntabwo byakunda, ngo amavide ntabwo nayabangomye atware. Kuri Vuba Vuba ukuriraho kira kiti cyose cyo kunywa kitarimo ingaro z'amavide. Bakubaza ngo amavide, ngo uratirura, ngo wege bagomba kubaza, kandi icyo kunywa watumije kikakugeraho mu gihe gitoya. Yaba ari amarikeri, amabyere, izo mu bikombe, zo muri za kanete, ibintu byose kuri Vuba Vuba. Ikindi nayibagiye kuri Vuba Vuba cyanshimishije, wari uzi ko kuri Vuba Vuba ushobora gutumizaho n'agakingirizo? Hari abakobwa benshi mwatewe inda, cyangwa se abahungu benshi mwabaye abapapa imburagihe mutabyifuzaga, kubera ko umuntu aje kugusura ukagira ikibazo cyo kujya kugura agakingirizo, cyangwa isoni zo kujya kukagura kuri butike. Oya, ibyo byose ni kuri Vuba Vuba. Mu gihe muri kuganira mufitiye plan yo kuba mwakora ibyo, wibuke no guhamagarana, wibuke no kuodaringa agakingirizo, kondomu, sikugeraho wirinde sida, mube safe, ubuzima bwe tambara, we mu gihugu kiryoshye cyane. Rero nimba wewe warudukurikirana, cyangwa nkubwire, downloading application ya Vuba Vuba muri telefone yawe, ubibitsemo anytime. Ushobora kuba waba ushonje, cyangwa se ukarwara bitunguranye, ukaba wakenera imiti runaka, urwaye nk'umutwe, ushobora no kugurira umuti kuri application ya Vuba Vuba ku mafarumasi atandukanye hirya no hino mu mujyi wa Kigali. So mbere na mbere rero banza downloading application ya Vuba Vuba, akantu bahaye ni umuti utazakurikiza Vuba Vuba. Nanjye ubu ngubu
niyo nsigaye nkoresha cyane, niyo nsigaye nk'mu bintu byinshi. Na kano kaji ndi kunywa niho mba nagatumije ndetse n'ibyo kurya iyo nafite umwanya wo guteka. Reka mbabwire ati rero twari turi turi kumwe, nizera ko wowe twabanye wamaze gukanda subscribe, ibindi naho utaha. Ikiganiro cyo nakagaruka ni buri munsi, tuba dufite content zigiye zitandukanye. Icy'ingenzi ni uko warakoze subscribe, ibintu bikagenda neza. Reka tubwire ati ciao ciao, Imana y'u Rwanda ibarinde, ibahe umugisha, ibahe buri byose mwifuza. Reka tubwire ati